agira nyirasenge ubwo bari mushiki wa se, akagira na mubyara we. Abo yewe hari n'umwana wampamagaye ambwira ko ari se wabo. Ubwo niba ari se wabo, Karasira ni se wabo. Ubwo niba ari se wabo, urumva ko se w'uwo mwana ari murumuna wa Karasira cyangwa mukuru we. Ibyo byose afite umuryango, ahubwo nk'uko yajyaga bivuga akiri mu buzima, yavuze ko amaze kwishora muri bino bintu byo kudekarara ko atavuga rumwe n'ubutegetsi, ashingiye kuri dekararasiyo yavugaga ko umuryango wamwanze. Ntekereza ko umunyamakuru umaze igihe muri uyu mwuga, Karasira yivugiraga ko afite umuryango, ko ahubwo witandukanyije nawe kubera ibintu arimo. Ariko rero iyo amaze gupfa wa muryango warabonetse. Abo ni abazwi bafatika, ariko afite umuryango kamena. Niba hari abana bavuga ko ari se wabo, hari n'uwambwiye ko yari yamusuye kwa gatandatu. Reka ntere ku rushinge. Icya mbere ni uko Karasira Aimable nubwo ntavugira urwego na raporo y'abaganga itarasohoka ngo ivuge icyo yazize, ariko ashingiye ku makuru nari ifite agashimangirwa na RCS. Buriya numva inkuru natangaje nyuma y'amasaha nk'icumi RCS ikayishimangira ivuga ko yanyweye imiti. Karasira nta muntu uterwa urushinge, agaterwa urushinge mu kibuga. Yari yatashye bamukuye mu mashini zabo, arimo kubarisha amafaranga muri sosiyale, ari kuvuga ngo afite ibintu byinshi, ategereje umunyamategeko we ngo aze amutware. So urushinge rero, n'ibindi no kumuhotora n'ibindi bivugwa n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, nibyo bavuga ngo umupfu araryoha. Uwo muntu uri kumuririra, uwo muntu wateje icyugazi n'icyokere, ashimangira ko ari urushinge. Nta rushinge Karasira yatewe. Icyozi ni kimwe, yanyweye imiti myinshi abafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe banywa imiti, rero iramurenga, agira krize, bamushyira mu kavuriro ka gereza. Akavuriro ka gereza akabona ntigafite ubushobozi bwo kumuvura. Karasira Aimable bafata icyemezo, bamuha transfer ijya ku bitaro by'akarere ka Nyarugenge, ari naho yaje kugwa. Rero icyo cy'agashinge cyo ntabwo kirimo, ahubwo ikosa ryabayeho. Nshuti bakunzi ba Rwanda Blood, nongeye kubaha ikaze, mbashimira kuba mubana natwe. Uyu munsi tugiye kuganira n'umunyamakuru Jean Paul Nkundineza, akaba ari umwe mu bakurikiranye cyane izi nkuru zirimo zivugwa cyane mu Rwanda, by'umwihariko urupfu rwa Aimable Karasira. Reka twumve neza tubikuye kuri nyir'ubwite, afite amakuru menshi abandi batagezeho, ashobora kugira byinshi atubwira. Reka ku murongo wa telefone tuganire nawe, tumubaze ibyo wenda abandi baba batazi. Reka ndikodinge hano twumve. Okay. Jean Paul, ngira ngo nguhaye ikaze cyane. Amakuru yawe Jean Paul? Amakuru ni meza. Umeze ute? Turaho by'iki gihe. Ko ntabwo twabanga tumeze neza. Iki cyumweru u Rwanda rwarigushije hagapfa uwitwa Karasira Aimable wari umaze imyaka 5 mu igororero rya Nyarugenge. Okay. Amakuru mashya nayahe kuri nyuma y'ibyabaye byose? Ubu ngubu amakuru, hari ibyo kwa muganga batangaje, hari amakuru mashya wari wamenya wenda? Cyambere nuko urwego rwamujyanye kumupimisha muri foresi cyangwa se Kacyiru ku bitaro bya polisi, aho bapima kugira ngo barebe icyo umuntu yazize nyirizina. Ntabwo RCS irabitangaza, ntawe uzi niba ari raporo itarasohoka cyangwa na RCS itarabitangaza. Ikindi ni uko umuryango we wagiye gufata ibintu yari afite mu igororero, cyo ndakizi. Icya kabiri, kugira ngo umuryango we uwuhabwe, hari dokima cyangwa se hari impapuro babanza kuzuza kugira ngo noneho bahabwe umuntu wabo, cyangwa se umurambo uve mu maboko ya RCS ujye mu maboko y'umuryango. Bivuze ngo kuva yakwitaba Imana mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira ryo kuwa kane,
ubwo ni mu ijoro ryo ku itariki 6 rishyira kuri 7 ikiriyo ntabwo cyari cyatangira, kuko umuryango uravuga uti twatangiza ikiriyo gute tutarabona uwo dukorera ikiriyo. Icyo cyo nta kiriyo kiratangizwa. Ikindi ntabwo haramenyekana igihe azashyingurirwa ku mugaragaro, kuko n'umuryango nyirizina ntabwo urabona uwo murambo, ariko amakuru ufite ni uko nibamara kubona umurambo ikiriyo gishobora kuzabera i Nyamirambo ku ivuko rya Karasira Aimable, nk'uko abenshi mu muryango babyifuje. Iyo uvuga ngo abo mu muryango ni bande, ko twumva byagoranye ko haboneka n'umuntu uzasigarana imitungo ya Karasira? Nyine niba abandi barwanira nko ku mupfu cyangwa se abantu bakazana speculation kugira ngo bakurikirwe. Ibyo byose Karasira afite murumuna we, no mu manza ze yagiye avuga ko afite murumuna we nawe urwaye, agira nyirasenge ubwo bari mushiki wa se, akagira na mubyara we. Abo yewe hari n'umwana wamamagaye ambwira ko ari se wabo. Ubwo niba ari se wabo, Karasira ni se wabo. Ubwo niba ari se wabo, urumva ko se w'uwo mwana ari murumuna wa Karasira cyangwa mukuru we. Ibyo byose afite umuryango, ahubwo nk'uko yajyaga bivuga akiri mu buzima, yavuze ko amaze kwishora muri bino bintu byo kudekarara ko atavuga rumwe n'ubutegetsi, ashingiye kuri dekararasiyo yavugaga ko umuryango wamwanze. Ntekereza ko umunyamakuru umaze igihe muri uyu mwuga, Karasira yivugiraga ko afite umuryango, ko ahubwo witandukanyije nawe kubera ibintu arimo. Ariko rero iyo amaze gupfa wa muryango warabonetse. Abo ni abazwi bafatika, ariko afite umuryango kamena. Niba hari abana bavuga ko ari se wabo, hari n'uwambwiye ko yari yamusuye ku wa gatandatu, hanyuma bari banatangiye kwitegura ko bazamwakira, uburyo bavuga ko iryo joro bataryanye, bavuga bati isaha n'isaha yagombaga kuza, hari aho yagombaga gushyikira. Karasira ufite imitungo mu muco nyarwanda, nta n'umuntu urekarama imitungo, cyangwa se nta n'umuntu uvuga ikintu cy'imitungo n'umubiri cyangwa se n'umurambo utarashyingurwa, utarava no mu nzu. Urumva? Ubundi niba koko ariko bimeze, ibiri gukorwa byaba ari amahano. Wowe wavuga ko uri gushaka imitungo, numvisha abavuga miliyoni 100 n'ibindi n'amazu n'ibiki, n'ushyingurwa umuryango utarahabwa umuryango ushobora urumva ibyo bintu, turetse iby'akazi n'ubunyamakuru, mu bushishozi bwawe urumva ibyo bintu ari byo? Oya. Nicyo kiriho. Uzana paramike ngo ngewe ngo nzanye ngo ijambo rya nyuma ngo naramwiboneye, ngo hari na dokima ngo n'igipapuro baho umufungwa atashye ngo yari akimpaye ngo barakinyaka. Ni speculation kugira ngo abantu barebe ibyo bintu, ariko nta cyabayeho. Ahubwo ni uko mu Rwanda boroshya guta abantu muri yombi bitewe n'ibyaha bakoze. Urupfu rwa Karasira rwafungisha abantu benshi bose bakurikiranyweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Bitewe n'iki? Buri muntu wese ari kwitereka akaba akoze tayito, atinje kubabwira ibyo Karasira yasize ambwiye. Karasira yasize, nemera ko waramusuye ku cyumweru, kuko hari harabaye ku cyumweru habaye visite y'abana, kwa gatatu umunsi yapfuye habaye visite. Bigaragara ko wamusuye ukamwandikisha, ariko ntabwo wasura umuntu watashye. Icyo gihe bavuga uti nge twarabonye. Nk'ubunzi umuntu wamusuye ku cyumweru, nk'ubunzi aho yari gutura kubera uwo muntu wamusuye ku cyumweru. Karasira nawe yagombaga gutura mu Rwampara, ariko ntabwo ariho yari gushyikira. Yagombaga gushyikira ku mukecuru yakodeshaga w'inshuti ye aho yabaga mu Biryogo, wakomeje kumukunda. Ubwo yaranamusuraga, of course yari yamubwiye ati wowe nurekurwa uzaze mu rugo uzaba ushaka inzu nyuma. Ubwo rero ibintu se na nyirabyo aragiye. Kandi Karasira nk'umuntu mukuru waciye muri kondisiyo zigoye, wari urwaye diyabete, wari urwaye indwara nyinshi, ariko diyabete niyo yakundaga kuvuga. Ntekereza ko niba koko yari afite imitungo yari yarateguye mu gihe byaba bibaye ngombwa ko atayikurikirana. Erega niyo ufunze hari amakisesi ufite, ushobora kuvuga utoke
iyi kondisiyo ndimo umuntu wanjye niwe ushaka uzajya ukurikiranira ibintu akamuha porokrasi. Rero ntabwo umuntu yaba yaritandukanyije na Karasira ari muzima nk'uko yavugaga ko umuryango wamwanze, uyu munsi yapfuye aba aribwo aza kwibuka ko ari mubyara we, ari mukuru we, kandi yari yaramukarabye kubera ko yari yaragiye mu bintu bya politiki. Kandi abantu barabizi ko Karasira yagiye avuga ko abo mu muryango we, Karasira afite umuryango abenshi bavuye n'i Burundi, ntabwo bari mu Rwanda kubera ko buriya akarere ka Huye kujya i Burundi biroroshye, kandi urabizi ko amateka yerekana ko akomoka mu murenge wa Rwaniro mu karere ka Huye ngahari, ariko ntabwo uyu munsi ari umwanya wo kwaka imitungo. Umuntu yapfuye kuri 6 ku itariki 10 baca imitungo nyuma y'iminsi 3 kwezi 6 zirindwi, ubwo hashize iminsi 3 byibura apfuye. ahari ngira ngo ni ukubera ko wenda byari mu byagiye bigarukwaho cyane mu rubanza. Aburana nta kintu kijyanye mu byo yarekaranaga cyangwa se mu byo yasabaga uburenganzira urukiko rwategeka agasubizwa, harimo amafaranga yafatiwe iwe, harimo ayafatiriwe kuri kote, ahanini hafatiriwe amafaranga. Ariko abavuze imitungo noneho ubwo ni imitungo itimukanwa, amazu n'ibindi, ibyo ntabwo byigeze biburanwa mu rukiko. Kandi Karasira ni umuntu wari ufite amazu ndetse banakodesha amazu y'iwabo, ariko ntekereza ko abantu iyo atari abatindi iyo bamaze gushyingura bicara nk'umuryango bagakemura ibibazo mu buryo bw'ubwumvikane, byananirana ntibihe rubanda, urukiko rukabagabanya bitewe n'uko rwasanze bafashe icyemezo. Uzi ko buriya Karasira aramutse yaravuze ati ngewe igihe nzaba ntakiri ku isi, imitungo yanjye yose izahabwe runaka. Uzi ko harimo nubwo atandukanye na Sano, uba muri Amerika, umuzungu ashobora kuba afite imitungo yabona agiye gusaza ari hafi gupfa akavuga ati ngewe iyi mbwa yanjye niyo ndazi imitungo, one si bwigira ubwenge, ariko inkiko zirabitegeka nyine iyo mbwa igahabwa imitungo. ndabona kenshi mu bazungu. reka nkubaze ibibazo biteye amatsiko abantu bakomeje kwibaza. ibibazo biri tipike. Yes, harimo ibintu wowe wagiye kuri gereza utegereje ko afungurwa kugira ngo wenda mugirane ikiganiro cya mbere, ariko unatangaza ibintu abantu bagiye bafata bakinterpreta buri wese uko abishatse, ariko hari amakuru abantu bagiye bavuga bati yatewe urushinge, biriya bintu n'urwitwazo. Dusobanurire neza wowe iki kintu arasiye yavuze cy'imiti myinshi, birashoboka ko yaba yaranyweye imiti myinshi, wowe mu busesenguzi bwawe ubibona gute? Reka mpere ku rushinge. Icya mbere ni uko Karasira Aimable nubwo ntavugira urwego na raporo y'abaganga itarasohoka ngo ivuge icyo yazize, ariko ashingiye ku makuru nari ifite agashimangirwa na RCS, buriya numva inkuru natangaje nyuma y'amasaha nk'icumi RCS ikayishimangira ivuga ko yanyweye imiti. Karasira nta muntu uterwa urushinge agaterwa urushinge mu kibuga. Yari yatashye bamukuye mu mashini zabo, arimo kubarisha amafaranga muri sosiyale, ari kuvuga ngo afite ibintu byinshi ategereje umunyamategeko we ngo aze amutware. So urushinge rero, urushinge n'ibindi no kumuhotora n'ibindi bivugwa n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, mu gihe bavuga ngo umupfu araryoha. Uwo muntu uri kumuririra, uwo muntu wateje icyugazi n'icyokere ashimangira ko ari urushinge, nta rushinge Karasira yatewe. Icyozi ni kimwe, yanyweye imiti myinshi abafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe banywa imiti rero iramurenga, agira krize, bamushyira mu kavuriro ka gereza, akavuriro ka gereza akabona ntigafite ubushobozi bwo kumuvura. Karasira Aimable bafata icyemezo bamuha transfer ijya ku bitaro by'akarere ka Nyarugenge, ari naho yaje kugwa. Rero iki cy'agashinge cyo ntabwo kirimo, ahubwo ikosa ryabayeho ni Karasira w'umurwayi baretse bakamuha ya miti, kandi ubundi akiri mu maboko yabo baramuhaga ikinini n'umuganga araha akanywa kimwe kugira ngo atanywa myinshi bigateza ikibazo. Icyari gukorwa ni uko bari gutegereza umwe wo mu muryango we cyangwa umunyamategeko bakavuga bati rero umuntu wanyu nubwo atashye ashoje ibihano, ariko iyi miti ayifata gutya
kandi yishize igurirwa aha cyangwa se yitwa gutya nawe mwayishakira ntarenze izi doze, kandi mujye muyimuha muhahari kuko ashobora kuyirenza, kuko umuvugizi wa RCS yavuze ko mbere atarasoza igihano yanywaga iyo miti hari umuganga. Bivuze rero ko wafashe imiti akayimuha bizi ko ari umurwayi wo mu mutwe, uwo nawe yazakorwaho iperereza ryihariye bakamubaza impamvu yafashe umurwayi akamuha imiti. Ni nko gufata urwembe cyangwa ugasiga buji mu cyumba kirimo supanete na matora, umwana w'amezi 8 ukambakamba ukajya mu gikoni, waba uri sefu uko nyuma y'iminota 2 udasanga icyo cyumba gihiye. Icyo cyabaye icyo gihe hari ubwo byitwa uburangare bw'amakosa y'akazi, akagira ibihano batanga bya disciplinary, hari ubwo bijya mu nkiko, ariko uko biri kose hari umuntu umwe cyangwa babiri uzabazwa ukuntu Karasira yanyweye iriya miti ikagera ubwo imunango. Hanyuma agashinge n'ibindi ni paranike kugira ngo abantu bicururize cyane ku isi yubakiye kuri social media uyu munsi. Icya kabiri, abantu hari ibintu abantu twagiye tubona mu rukiko yambaye inkweto zinyuranye, yambaye ishapure, avuga amagambo amwe namwe abantu bavuga bati ashobora kuba afite akabazo mu mutwe. Wowe ubona hari n'ibyo wavuze ngo bavuze mbere yuko asohoka, yaba koko yari afite ikibazo wenda gituma anywa iyo miti cyangwa akora ibintu bidasanzwe umuntu muzima wenda atakora? ngewe nakurikiranye urubanza rwe kugeza ngeze ibibazo nagize nanjye nyuma mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa kane ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane 2022 icyunamo cyaburaga umunsi umwe ngo gitangizwe ku rwego rw'igihugu ndetse n'isi. Karasira urukiko ruherereye i Nyanza ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwategetse ko arekurwa kubera ko yari afite uburwayi bwo mu mutwe, ahubwo ajye kwitabwaho n'abaganga. Urukiko rushingiye kuri raporo yari yakozwe n'abadogiteri b'Indera muri Karayesi. Karasira aho kugira ngo atahe aho yari afungiye Mageragere, bohereza abandi badogiteri koko kureba niba ibyo urukiko rwavuze bifite ishingiro. Ripoti abadogiteri batandukanye n'abandi ba Karayesi. Umudogiteri wagiyeyo Karasira yagarukagaho mu rukiko yitwa Mudenge Charles. Dr. Mudenge Charles ni umuganga, ashobora kuba ari umuganga w'indwara zo mu mutwe, nawe ndamuzi ngewe ryihariye, ni umudogiteri wo mu bitaro bya CHUB i Huye. Akora ripoti ivuga ko cyangwa se itsinda ry'abo badogiteri rihagarariwe na Mudenge akora ripoti y'uko mu by'ukuri Karasira arwaye, ko ariko bitamubuza gutekereza. Ni umurwayi, ariko ni umurwayi utaragiye wese ngahereyo. Icyo gihe rero yarekewe mu igororero, ku buryo niyo yaburanaga yagarukaga kuri ripoti ya Mudenge akavuga ko yamuhemukiye, ko yakagombye kuba ari kuvuzwa nk'abandi. Kandi Karasira nk'uko ubibona nta muntu muzima wakwitereka ku masosho media imwegeresha atavuga ati burya ngewe gupfa burya nta birenze, nipfa ntimuzandirire, numva kwiyahura, niba bazana itegeko ryo gukuramo inda batanga n'itegeko ryo kwiyahura ku buryo ntawe byateza ikibazo. Ubwo rero Karasira mu mboni yanjye nk'umunyamakuru, mu mboni yanjye nk'umuntu twabanye Mageragere, mu mboni yanjye nk'umuntu nakozeho breaking news afungwa atabwa muri yombi n'ingiye mu breakinze, urumva aburana bwa mbere ifunga n'ifungurwa ninjye wakoze iyo nkuru, ajurira icyemezo kimufunga iminsi 30 ninjye wakoze iyo nkuru, atangira kuburanishwa bwa mbere yataye tuvuga ngo Karasira Aimable agiye gutangira kuburanishwa mu mizi, ninjye wakoze iyo nkuru. Nubwo icyo gihe cyose hazaga n'inzitizi, mu by'ukuri Karasira yari umurwayi wo mu mutwe, bikagira ibimenyetso by'imyitwarire ye. Bwa mbere aza kuburana i Nyamirambo yazanye agafuka batwaramo imboga n'amashu n'ibiki, kari karimo dosiye ze. Ubundi ni Karasira wajyaga mu rukiko agakuramo inkweto akikorera akazishyira ku mutwe ati hano harera, niba umucamanza ajya kwinjira mu rukiko abantu bagahaguruka, ngewe ndinde wakwinjira mu rukiko nambaye inkweto. Ni Karasira wagiye aburana ukabona ibyo abajijwe si byo ashubije. Gusa mu mpera za nyuma ajya kuburana noneho bamusaba imyaka 30 nyuma agahabwa 5. Bishoboka ko yireguye neza kuko yahawe n'igihano ubona mu by'ukuri geragije n'ibyaha yaregwaga. Yego
bitajyanye n'igihano yahawe, kubera ko buri ibyaha yaregwaga ntaho bitaniye n'ibya Idamange biryamugwiza. Idamange akatiye imyaka 17, ibyaha yaregwaga nta hantu bitandukanye n'irya Rashidi nawe amurusha igihano. Ubwo rero kuba icya kabiri ni Karasira Aimable wabonye abavoka bamuburaniye bwa mbere arabanga, bivuze ko akenge kari kagarutse. Uriya yatangiye aburanirwa n'uwitwa Maître Gatera Gashabana na Maître Evode Kayitana. Evode Kayitana yenda batamuzi ni wa mumetre waburaniye Honorable Bamporiki Edouard wavuzweho ko ashobora kuba ari umuhanga, urabyibuka. Abo bose urubanza rwagiye kuba itegeko, yarabirukanye, yarazanye Maître Bikotwa Bruce ndetse na Maître Felicien Gashema, guhindura abavoka, kurekera mu burenganzira bwe bw'amafaranga. Urukiko rugategeka ko yasubizwa. Ni ikikwereka ko Karasira mu by'ukuri hamwe yagaruraga akenge ahandi bikagenda, kandi nako kuko abarwayi b'umutwe bamera bagira sezo. Umurwayi wo mu mutwe uyu munsi aba ari muzima, ejo akajya muri crise. So warubajije ikibazo kiri direct, mbanje gusasira kibango koko ni umurwayi yego mboni yanjye, ariko umurwayi wo mu mutwe ishingiye n'ibyo yakoraga. Icya kabiri, niba ari umuntu wafata ikinini kimwe agahitamo ibinini byose, cyerekana uburwayi. Urumva rero mu mboni yanjye ntabwo yagombaga guhabwa iya miti ngo azimenye uko ayinywa. Kera ngeze kuguha urugero rusha, nigeze kurwara kera, ndwara umugongo kwa muganga. Karasekeje ariko karanababaje. Bya binini bacisha hasi barabimpa, nari ntarabona, ntabwo nari nzi ko hari ibinini bacisha hasi, ngo mbivuze mu kinyabupfura. Hanyuma ngewe fungura cya kinini bacisha hasi ngiye kukinywa, nari muri resitora ndabyibuka, ari mu masaha 6 umuntu arambwira ati ibyo kigiye gukora ni ibinini, atigenda muri toilette ibyo bica hasi. Nari ngiye kugicisha hejuru kuko ntari mfite ubwo bumenyi buhagije n'ababimpaye batasobanuriye. So rero na Karasira w'umurwayi noneho original ntabwo bagombaga kumuha iriya miti, kandi ndabizi ko u Rwanda ntabwo rujya rwihanganira umuntu wakoze amakosa arahanwa. Yaje yuko umuntu wakoze amakosa arayahanirwa kuko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Ubwo tuzabona mu butabera no kugenza ibyaha tubona ripoti igaragaza abarangaranye Karasira kugeza apfuye bagejejwe imbere y'ubutabera. Gereza ntabwo yari izi ibyo bintu, ntabwo yari ifite ayo makuru, ntibabibonaga koko. Kandi kuva afunzwe Karasira yitabwaho n'abaganga, nk'uko umuvugizi wa RCS yavuze ko iyo miti asanzwe ayinywa, ndetse hari n'indi yanywaga nk'iya diyabete n'ibindi, ariko ibyo gihe byose yabikoraga ari kumwe n'abaganga. Nyine niho nkeka ko abantu wenda bavuga bati urwo rujijo ni rwo rutuma wenda abantu bakira. Ahubwo ikindi kuba ikintu gereza yakoze ni nk'ubutabazi. Ubundi ntabwo yakagombye kuba yaramukurikiranye, bari bamukuye mu bitabo byabo, ariko kuko yari akiri mu kirere cyabo bagombaga kumukurikirana ikintu cyose cyamubaho. Hari wavuze ati navuze ntireka nkubaze ibibazo byose abantu bari kwibaza. Hari umuntu yavuze ati njyewe ibi bintu sinzemera ntarabona amashusho ya kamera zigenzura. Ese haba hari amashusho, hari abantu babibonye, hari abantu bashobora gutanga ubuhamya? Iriya gereza igira kamera, ariko ikindi yatashye ku munsi wa visite ni isura rusange riba ryabaye, ikiriho Karasira yarapfuye. Ikindi kandi ntawe urenga umunsi, impara nizo zaririmbye ngo ntawe urusimbuka rwamubonye. Nta mukuru w'ibukuru, nta mukuru w'ikuzimu, nta mukuru w'ikuzimu. So buri muntu wese ni umukandida w'ikuzimu. Ahubwo ugiye gute usize nkuru cy'umusozi. Karasira umaze imyaka 5, ubwo nyuma yo gusoza igihano agahita apfa. Nicyo kintu cyateje yegere na za shyushyushyushyu. Ariko ubundi niba ariko Imana yari yarabyanditse, ubwo niko yari yarabyanditse. Ikindi oya ntabwo usubije, hari abantu babibonaga, hari izo kamera zishobora gucekingwa zikarebwa. Umuvugizi wa RCS yiyemereye ko ibintu yabikoreye mu ruhame,
kandi urwo ruhame hari kamera. Ubu bivuze ngo hari abantu ku manywa y'ihangu, hari abantu ahantu hari kamera, ikintu cyitwa uruhame bivuze ngo ni ikintu cyabonwe n'umuntu urenze umwe. bivuze ngo barahari. Amashusho arahari kuko aho hantu yegereza amageragere ndayizi, inguni zose zirimo amakamera n'ahandi basurira abantu ziba zihari. Sintekereza rero ko ahantu Karasira yarari hatari kamera. Hanyuma tubwire ngo umuntu iyo apfuye ngo muri gereza ngo ifoto ye ngo bafite ukuntu babigenza, ubwo Karasira cyaka ko ifoto ye itambitse ihagaze imeze gute? Umuntu ukiri mu maboko ya RCS iyo apfuye ari umufungwa, nk'urugero Karasira akaba yarakatiwe imyaka 5 ariko akagwa muri gereza maze n'imyaka 3, ifoto barayicira. Karasira iyo urangije ibihano utashye, ifoto barayihagarika. Iyo utorotse gereza, ifoto barayitambika kugira ngo umuyobozi uje kuyobora, kuko ni fosi, abone report, amenye abatashye, amenye abapfuye, amenye abatorotse. Nubwo bavuga ngo gereza ya Nyarugenge igira abafungwa barenga 10,000, 10,000 ntibigabanuka, ntibizamuka. Nyine iyo mibare yose hashobora gutaha abantu 5 ariko mu munsi hakaza 20. Mu by'ukuri abantu bo barafungwa kubera ko abantu b'Abanyafurika badatinya ibyaha kandi bakunda no kuregana n'imanza zitari ngombwa zikajya mu nkiko. Niyo mpamvu nyine ako kantu gahoraho. Ubwo iye imeze gute? Ubwo iye muri gereza imeze ite? Kuko igororero rivuga ko yari yashoje ibihano banamuhaye cya gipapuro kimucyura, ifoto ya Karasira irahagaze. Bivuze ngo ibi RCS yakoreye Karasira ni nka kwa kundi imodoka yakugongera kwa rando, ambulance ikaza ikagutwara ari ubufasha. Ntabwo RCS yajyanye Karasira kwa muganga ntimufite mu nshingano kuko yari yarangije ibihano. Ikintu yakoze ni ubufasha yatanga no ku bandi bose bibaye ngombwa. Nkuko wajya gusura umuntu mageragere, wahagera ukaremba, waremba hakaza ambulance za gereza. Ntekereza ko ajyanwa no kwa muganga atagiye yambaye amaroze, kuko ubwo yatangiye ubwo yari yashwanaga n'abacungagereza yari yambaye isengeri y'umukara n'ikabutura n'iribodaboda. Bivuze ngo agira niyo krize ajya kwa muganga bwa mbere, ntabwo yagiye nk'umufungwa, bamutwaye nka Karasira bashoje ibihano. Nkuko wajya kuri gereza gusura umuntu, wagerayo ukarwara cyangwa se ukagira ibindi, ukagira indi krize, ntabwo bahamagara ambulance ya CH kandi muri gereza ihari. Bashobora no guhita bakujyana mu kavuriro ka gereza niba uheze nk'umwuka, kugira ngo abaganga bakuramire iby'ibanze noneho bakujyane mu bitaro nyine. Icyo RCS yakoze nubwo ntayivugira, ariko experience ifite no muri ibi bintu byaba ari by'amagereza n'amategeko no muri RCS uko nyizi, ikintu bakoze kuri Karasira ni support, kuko ntabwo basobanura ukuntu bajya kuvuza umuntu washoje ibihano bakamujyana nk'umufungwa mu gihe bagaragaza ko yagaragaye agaragaza ibimenyetso bidasanzwe by'uburwayi bwo mu mutwe yambaye civil. Icyo nacyo ofete uri gutraining ibintu, niba ndi kumva neza umujyo w'iki kiganiro uri gutanga umucyo. Ndashaka kumenya ibisubizo ku bibazo abantu bari kwibaza. Kimwe no mu bibazo bibaza, bumve ko RCS itatwaye Karasira Aimable nk'umufungwa wabo. Oya, RCS yamutwaye nk'umuturage wese wagirira ikibazo muri area yabo bakamujyana. Ahubwo ikibazo ko forensic iha report uwayitwariye umurambo raporo ko bazayiha RCS izatanga raporo mu muryango inabwira abanyarwanda icyamwishe mu yihe kadiri. Icyo ni cyo umuntu yakwibaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo ni muri kadire y'umuntu bari bamaze igihe bafite bazi kurusha abandi abari bose. Ariko basoje ibihano bakuye muri giye kuvuga nk'urugero, Karasira wakuwe muri system, ifunguro ry'uwo munsi niba ari ibigori niba ari igikoma ntiryinjiye, kubera ko gereza bapanga barya bitewe n'umubare bafite
muri gereza yego niba bari bamukuye muri sisiteme zabo n'uwo munsi ifunguro umufungwa agenerwa ntabwo ryinjiye cya Karasira. Ntekereza ko ikintu RCS yakoze kuri Karasira nubwo itakivugaho rumwe n'abantu, yatanze ubufasha bwihuse kuri Karasira nubwo yari yashoje ibihano, nk'uko n'umuturage yaba ari mu igororero yagiye gusura cyangwa umunyamategeko yagiye kureba umukiriya w'akagira krize ikamufasha. Niko ntekereza kuko nta kintu RCS yasobanura ukuntu yafashe tasika yo gukurikirana Karasira kandi yashoje ibihano. Nta kuntu yabisobanura. Ese uvuga iki kuri iki kintu abantu bavuga bati n'ubundi yari yarabivuze ko aziyahura ko ubuzima ntacyo bumaze? Ese ukeka ko yaba yaranyweye ibyo binini kugira ngo n'ubundi yiyahure nk'uko abantu bakwirakwiza utu video twe yari asanzwe abivuga, cyangwa wenda ni bwa burwayi bwo mu mutwe bwo kutamenya ko byari gukora bishobora kumugeza no ku rupfu? Ibyo yagiye avuga kenshi uriya shitani ukuntu itwara abantu igufatira mu ntege nke zawe, cyangwa n'ibyo yavuze n'uburwayi ahari. Exactly. Kandi yaragaragaje abantu bagira uburwayi imyaka irenga 20. Hari umuntu wapfuye muri 2020 cyangwa 2019 nko mu kwezi kwa kabiri 2020 wari umuhanzi ni Kizito Mihigo. Indirimbo ze nyinshi za nyuma nta gitero kitabaga kiri mu rupfu. Yagiye aririmba indirimbo nyinshi ziri mu rupfu. Umuhanzi Kamariza Mutamuriza hari indirimbo nyinshi yagiye aririmba urupfu. Hari umuhanzi witwa Karemu John indirimbo yagiye aririmba urupfu kandi nyuma yarapfuye. Hari n'uwa muhanzi wabaga mu Buholandi wakoze impanuka ugeze kuririmba avuga ngo kubaho bimaze iki ko biza tutabisabye. Yitwa nde kubaho bimaze iki. Nyuma yo kuririmba izo ndirimbo yahise apfa. Firemo suwa nyaha Firemo. Rero kenshi iyo wiyakiriyeho ikintu kibi sometimes kikubaho. Niba uturiye Nyabarongo ugahora uvuga ngo kandi ingona ngo hano bamwe ingona ikaba ingona, igihe kimwe uzajya kuvoma ikurahe. Ntabwo ari byiza kwiyakiriraho ibintu, ariko nanone Karasira birengagiza ko yavugaga ati nubwo numva kwiyahura ntacyo bitwaye kuri njye ariko ndabitinya. Akantu kuki ko bakibagiza ko yibagirwa ko yavuze ko abitinya. Ubwo rero kuzana utuvideo ngo yagiye avuga ngo aziyahura, banazana utwo avuga ko abitinya. Bari umukecuru wavuze ngo isiramunaniye ngo arayihaze, agiye kumva yumva inkuru irakubise idakubye ku zuba niwo wirukase bwa mbere. Nta muntu ukina ndetse nta muntu ukina no kwiyahura. Gusa yari abishyigikiye, abiyahuraga yabafataga nk'abari jande. Ikindi ikibazo kiri kwa Karasira nuko yapfuye ku munsi wo gutaha full stop. Umunsi we wa nyuma wo gutaha atakira umugororwa w'igororero, hakaza itangazo aho umuryango we wari umwiteguye watetse waguze akantu niba akunda amarwa ubwo bari bayaguze, bakumva itangazo ry'impuruza y'uko yiyahuye. Nicyo kintu gikomeye cyanateje impaka cyane ku mbuga nkoranyambaga, haba ari imbere mu gihugu no hanze. Karasira nabonye TVFK yanditseho yavuzeho Africa News na Africa News yes na Euro News, ibinyamakuru bikomeye byagiye bimuvuga ariko bishingiye ko ari Karasira washoje ibihano agapfa uwo munsi. Nyamara urebye amagororero 13 ushobora gusanga uwo munsi mu bagororwa bari mu Rwanda hatarapfuye Karasira gusa, ariko ni Karasira wapfuye umustar. Ni na Karasira wavuze ibintu abantu batavugaho rumwe, avuga ati ababyeyi banjye bishwe na RPF, kandi bantu bakabyurira bati nibyo wazize nta kindi kintu. Arivuga se ko uwo munsi batamufunze, ariko abantu nicyo bagenderaho bakavuga bati nakurikiranye urubanza rwe nta icyo cyaha ntigeze akirego. Kandi niyo akirego yari kuregwa keretse niba akiri mu cyaha cyitwa gukwirakwiza amakuru y'ibihuha yaregwaga, bakaba barakubiye hamwe mu byaha byinshi yari akurikiranwa harimo n'icyo gutangaza amakuru y'ibihuha.
ari nayo mpamvu yaburaniye i Nyanza, kuko ari urukiko ruburanisha abantu bakora ibyaha ku mbuga nkoranyambaga, kuko rwitwa urukiko mpuzamahanga ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rero niyo social media. So ni ugukeka, kandi iyo ukeka ntabwo uri siri, iyo utari siri rero wirinda gutangaza. Okay. Hanyuma ubwo tubwire n'iki kizakurikiraho, bizagenda gute, twakwitega iki muri iyi minsi? Ikizakurikira ni uko ejo, ku munsi w'ejo, ubwo niba muri Amerika ku cyumweru cyacu iwanyu ari kuwa mbere bikaba kuwa kabiri, harabura amasaha atageze kuri 28 ngo umuryango we uhabwe umurambo wa Karasira Aimable. Hanyuma nyuma yo guhabwa umurambo bazahita batangaza aho ikiriyo kibera, bazanatangaze imihango yo kumuherekeza bwa nyuma. Ikiriyo simbizi, ariko ni icyo twakwitega ni uko nta magambo aremereye azavugirwamo, kubera ko abantu bashobora gutinya ko bashobora gukora n'ibyaha muri ayo magambo bavuga. Icya kabiri, niteze ko hazaba hari inzego zitandukanye, izigaragara n'izitagaragara, kugira ngo hatangwe ripoti itandukanye bitewe n'ibizavugirwamo. Ikindi ni ishyingurwa rye rishobora kuzagaragaramo abanyamakuru, ariko biganjemo aba influencer, kuko siniteze kuzabona RBA mu gikorwa cyo gushyingura Karasira nk'uko nayibonye bwana yapfuye. Siniteze kuzabona ibinyamakuru bikomeye mu Rwanda byagiye kumushyingura, ariko niteze ko aba social media nabo babandi bavuga bati kama yambaye turabitangaza uko biri. Abantu bitege ko hazaba harimo abambaye batagaragara abagaragara n'abatagaragara bari mu kazi, kandi ntabwo twakwitega disikuru zikakaye nk'uko abantu batekereza, keretse wenda nk'uwo murumuna ufite uburwayi bwo mu mutwe bamuhaye ijambo ashobora guturika akavuga, ariko ntekereza ko koko niba arwaye batazaha ijambo umurwayi. Ikindi niba koko RCS yaremeye ko Karasira yanywaga imiti y'abarwayi bo mu mutwe kandi akaba yarabitatse ataranakatirwa, ntabwo yari akwiye gufungwa, ahubwo yari akwiye kuvuzwa. Okay, ubwo twakwitega ryari ibizava muri raporo yo kwa muganga? Reka turiho icyumweru tuvuge ngo Karasira yapfuye kuwa 4 mu rukerera. Tuvuge ngo ntabwo bizarenza kuwa 4 abanyarwanda bataramenya icyahitanye Karasira. Hanyuma kumushyingura naho ntekereza ko bitarenza kuwa 3 cyangwa kwa kiriya cyumweru agomba gushyingurwa. Byanze bikunze agomba gushyingurwa, kubera ko Karasira bavuga ngo bategereje umuntu uri muri Amerika, Karasira bavuga ngo bategereje umuntu uri mu Bufaransa no mu Bubiligi, Karasira no mu muryango mukeya uri mu gihugu imbere. Rero nibamara kuwutanga ntabwo barenza kuwa 3 batarashyingura. Okay. Jean Paul Nkundineza, reka tugushimire ku kiganiro tugiranye, kandi wakoze kubw'umwanya wawe ukadusobanurira byose twari dukeneyeho amakuru arambuye. Abashimiye.